ariko byanamfashije gukunda ubusugi nk'ubu nkunda ubusugi pe nkunda ubusugi rwose ibyo warutangiye kuvuga byo ngo by'abakobwa wambara ibyo ushatse ya Nyagasani yarankunze mu buzima bwawe sinshaka kumuhemukira ubusugi ubusugi sha hadira cyabimanza ubusugi bwanjye n'ukuri kose bamana ubyumve rwose Imana irajyoganira bwemera pe ibishuko byo biba bihari umuntu aba ari muzima ndi umusore numvaga nta sambana numvaga ari chosifié nubahagwa abo twakundanaga abakobwa numvaga mbubashye ariko ngakunda nko guceza tugaceza nanjye naracejeje ntaragira ibitekerezo byo kwimana nakunda guceza magingo ngaya abantu bumvise Padiri Baridi akunda siporo. Njye nkunda siporo nkunda kwiruka mu gitondo abantu bahura nanjye kenshi mu gitondo niruka kuko ntirukanse hari nasasa na desharge ibintu bindimo bimvemo numva byinshi mbwirwa byinshi kandi byinshi bari bipi abantu baza bansangiza ibi gusa mu gitondo nkunda kwiruka hanyuma nkitsa akazi nko mu masaa 10:10 saa 11 nturanye n'ikivu urabibona nturanye n'ikivu njya kwiyogera nkunda siporo ya natation indoga rwose nshobora koga isaha yose mu kivu ndego kunda kwiruka ndetse no koga pindi na siporo zindi za musculation iwanje muri chambre waba ujya ureba football kunda kureba nk'imikino nta mwanya wabyo byo nta mwanya wabyo pe zikunze kuba nimugoroba kandi mananiwe pe ndangiza nkika umunsi wanje naniwe nshaka kuryama kandi nkunda kwiryamira kare nkaryama saa 3 za nimugoroba ko nabwo nkunze kubyuka kare keretse nananiwe cyane ngira ngo nongere nisuganye ariko ubundi nkunze kubyuka saa 10:20 saa 3 mba ryamye saa 10:20 nkaba ndabyutse kipu fana nta n'umukinnyi uzi habene ari y'abapadiri tubana bashyira mu gakungu ari nk'ubu iyo numvise ngo Arsenal yakinnye kuko harimo abapadiri bamwe bayikunda ngo nta Arsenal yakinnye nanjye ndaza kureba ariko rwose sinakubeshya rwose yo ntayibo cyetse yari mondial nkunda kunange kureba mondial ntonjya nkunda kureba nawe izize kuvuga ngo Rayon Sport yakinnye ngo APR yakinnye oya akuntu bijyanye simbibonera umwanya cyangwa ngo ngiye ku mupira kuri stade yare nsanga bihuza nuko ndaba mfite umwanya ariko wenda mbonye umwanya kuko yo nkoza gakungu bakanjyana mu ndishima ariko simbibonera umwanya nsanga mfite ibindi ndiho hari ikindi kibazo ndakugeza kwibaza hari igihe ukunda guhura n'abakobwa bambaye utunini tuno tugufi abakobwa bambara imyenda migufi cyane cyane igaragaza imyanya yabo y'ibanga Padiri bari abantu bavuga wiki ni ibintu bya séduction n'ukuzomborotsa abantu bashaka kubarangaza nyine akise mbavuge iki hari abavuga bati uko abakobwa bambara ni bimwe mu bishobora gutuma cyangwa se gutuma ikintu kijyanye n'inda zitateguwe zikunze kuba ibyo byo ni séduction nyine guseduiza kukurubana none se niba wambaye uko wambaye byerekana icyo uhaka naba ni wambaye iryo abarimwe bari kubona turiya ari gukurubana wajyayo yaronga bakugendaho ese wambaye nk'indaya abantu barakubona kuri indaya kandi indaya zifite icyo ziba zishaka kugeraho ibyo byo birashoboka ibyo bya séduction ariko umuntu wifashe neza wiyambariye neza yambaye neza nawe nta upfa kugutinyuka erega umuntu areba uko ureba ukugenda uko wambaye nawe akagutinyuka ariko umukobwa wifashe neza cyangwa umusore wifashe neza nawe
ubwo wambaye nyine rero ugaragaza icyo uhaka mu mutima wawe. hari ikintu nyakunda kubona ku bantu bishushanya ku mubiri cyita tatuwaje. Ntabwo mbyemera ibyo bya tatuwaje simba mbyemera. Kuko se wagiye uri kuko Imana yakuremye se ukaba naturel uko Imana yakuremye. Tatuwaje njye mbona uko utiyubaha niba ukunda itu uko Imana yandemye nuko nguko n'imitego yanjye n'ibyo kajagari kanjye gusa. Nge muri iki gihe ndi muri 83 ariko nkumva ndi kurwana nabyo. Kuko ndabona harimo indiscipline nyine. Nk'ubu maze iminsi ndakora siporo, nicyo gitumye byongeye biba byinshi. We nakagombye kugira 74. None numva rero ndikurenzaho hafi 9. Uri imyaka wambwije wavukiye noneho kareba n'uburyo umeze ubona ko uri umuntu ugifite imbaraga. Ntabyo mbona ubinkwerera ngiye nzi ko nshaje kandi ndabyimbyumvamo kuko kera nakoraga nka bulldozer n'ukuri. Ubu rero nsigaye nkora nkananirwa. Ariko mbere nakoraga nka bulldozer neza. No ibyo n'umupadiri twabanaga nakabona abaye umunebwe nakoraga n'ibye nta cyapfaga. None bishoboka nakora nka bulldozer kimwe n'umupadiri bavanga agiye kumpima ngo nakoraga ibyawe n'ibyanjye kandi byose bikagenda neza. Ikintu nabazaga niyo niryo waba ukunda kurya ubuzima navuga iki ko bari kumenya ibintu byose pe ngira ibyo ku buryo ngewe ngira ibintu byose yego nkunda inyama. Hano bakunda kutwita abashi ibiryo byose ndiye nifuza ko hajyamo inyama. Ariko ubango ngo nkunze buri nkunde ibishyimbo pe ibiryo ropa yose nkivuza ko yazamwe ibishyimbo. Ibindi mbona nkacyo ariko ibishyimbo numva ko bigomba kuza muri buri ropa byo n'inyama. Ndasi yo ari ibishyimbo n'inyama mba numva nishimye. Ropa yanjye igomba ijye mu ibyo ngibyo. Urebye hano hantu uburyo habereye umuntu yatabona uko byasa kose hari umuntu uvuga ngo uko urugo rw'umuntu ruteguye ngo ni nako mu mutwe yaba hateguye. Hejuru akunze kuvuga uko umuntu akunze gutegura ahantu hiwe ngo hanini biba bijyanye n'imitekerereze. Ntabwo umuntu arebye aha hantu akareba ubusitani buhari ahita avuga ati kubera iki ubusitani nk'ubu ubu bwiza ni iki buhatse. Nuko nkunda ibyiza mu mutima wanjye nkunda ibyiza nkanga ibibi byo tushwana n'abantu rwose ibintu bikocanye byameze nabi turashwana neza nujya ibishushanyo ko nkunda ibyiza mu mutima wanjye nkunda ibyiza. Wakuze wumva uzaba umupadiri cyangwa oya ndi umwana byanjemo ariko muri 73 twirukanwe mu seminari ku Nyundo byahise bimvamo ngeze i Burundi. Bakwirukanye kwera iki? Kuko turabatutsi nuko muri batoya erege ibi byose bya genocide yaje ariko simbizi zayo zahoragaho iteka ryose. Muri 73 nabwo bisha abatutsi birukana tutse yari mu ishuri secondaire wese baramwirukanye n'abantu mu kazi bose abatutsi barabirukanye icyo gihe. Noneho nuko rero twirukanwe mu seminari ku Nyundo noneho mungira i Burundi. Noneho ubwo ngezeyo rero byatangiye na adolescence nyine hari umuntu atangiye kuba gasore numvaga nta bapadiri ahubwo nashaka kuba muganga. Noneho mpinduka nsigaje imyaka 2 ndangize seminari ntoya. Imyaka 2 nibwo nahindutse mpinduwe n'ishapuri katuvuye gukina hano turi kwirukanka n'undi muhungu umuntu afite imyaka 19 ubu uri umusore rwose hano iyo turi kwirukanka numva aravuze ngo shango ngo tumaze gukina ngo ngiye gufata douche ngo nimara gukoga ngo njye kuvuga irozari yari umurundi. Noneho njye kuvuga irozari ngo hanyuma ngo njye twari dufite muri dissertation umukoro twagomba gukora umukoro w'abandi. Ndahagarara mpagaze ageze nkari atuhagaze tuvuze ibintu tutumvikanyeho
ndetse hamwe iyi seminari hari abantu bavuga ishapure ati iravuga da hagati ya 10:15 na 10:00 ati abashaka kujya kuvuga ishapure ndajya kuyivuga rero ndishantu ugende wisengera uvuga yawe nayanjye nge sinjya nsenga kandi kuko ntacyo byari bimbwiye nabaga ndahonze ko ndi kwiga ariko ngakurikira discipline bashaka ko tujya mu kiriza tukajya ariko nkaba ndarangaye mu ntacyo bimbwiye noneho nibwo yambwiraga ati ukagumye uvuga ngo uri umuseminari rero urumva rero bitanarakantiya ruguruka buvuze ko none ndi igisambo ndi muri iyi seminari ntabikwiye ndakanyagwa ntuzabaze ni ngewe ndi Minervari ubundi najanye nkanga no kwiga abantu bumva abandi bana bumva turi gutongana baje bumva turi kujya impaka zitongana baza kumva icyo turi gupfa basanga turi gupfa amasengesho kuko abatasengaga twari benshi nitwe twari benshi nibwo bavuga ngo tubundi ikigende bamuhirika nanjye ndahirika nagende biriya nibyo biturega kuba padiri bivugaguzwa bijya mu masengesho bihakirizwa numva ndanishimye ko numvaga ngo ukuri kwanjye kuratsinze ugeze mu nzu ntangira guhangayika ntiyamaye ariko yamunyagwa no kuri byari byose kuki se ndi muri iyi seminari y'abandi navuye mu seminari mu Rwanda barongera bandokarasa no muri iyi seminari none se kuki ntagiye ahandi yombi ntwari nari kujya ahandi nibwo natangira kuvuga ntikajye kureba na yose kajye kureba ko yagiye nawe kuyivuga koko ngeze mu kwimana nsanga ari kuyivuga aratuje ariko si we wenyine nsanga harimo n'abandi bageze nko kuri 30 nta wayivugaga ntibayivugaga cyane buri wese yavugaga ukwe ahubwo ikibazo nagize nuko nasanze narayibagiwe ariko niho havuye vocation rero kuko natangiye maze kuvuga ndakuramutsa Marie 10 ndavanga yibukiro rya mbere sinuko bayivuga nyine ubundi nako ninabyibaje ariko ndakuramutsa Marie 10 ndangije ngo yibukiro rya mbere nshaka yibukiro na rimwe nsanga byose byarasibana nibwo natangiye gutekereza ku buzima bwanjye ntangira gutekereza mbona data yibukiro rya mbere ari umwarimu najyaga mukurikira agiye kwigisha noneho nongera mvuga ndakuramutsa Marie 10 noneho mbona sogokuru ntekereza kuri sogokuru igihe yazagaje kutubwira ko data bareba mwishe noneho takomeza rya gatatu ntuzaba babaza ko ibi bitoki by'iwacu mama adashobora gusohoka noneho rya kane yo mbona ikigabo cyari cyaje gishaka kuza gufata mama ari kurwana nacyo turutwana turi kurira afata umupanga ati inzu si we wasize uyubatse umugabo wanjye wayubatse nsokera mu nzu ikigabo kirajonjera ko mama yari igihe umuntu w'igishega yabonaga yanamutema kandi ariko byanamfashije gukunda ubusugi nk'ubu nkunda ubusugi pe ubusugi rwose ibyo warutangiye kuvuga ngo by'abakobwa wambara ibyo ushatse Nyagasani yarankunze mu buzima bwanjye sinshaka kumuhemukira ubusugi sha ubusugi bwanjye n'ukuri kose amana ubyumve rwose Imana iraryoga ndabwemera pe ibishuko byo biba bihari umuntu aba ari muzima ariko kuvuga ngo nyana ngasambana ntabyo nemera Nyagasani yarabindinze kandi ndakomeza kumusanga azakomeza bindinde umusore aje kukugisha inama ku kintu kijyanye n'ubusugi wamugiriye kuko abasore benshi bakunze kuvuga ati njye numva nazana umukobwa ukiri isugi oya kamembe waza n'ukunda kuko ibyo byo umuntu aranahinduka ashobora kuba yaraguye mu gihe yarakiraga kobwa agira ati ataranahinduka ariko ubusugi umuntu abugeraho kuko yamaze guhura n'Imana nagize Imana ngiye mpura n'Imana hakiri kare ntikuriye gutyo nkura ari ibintu nubaha ndi umusore numvaga nta gusambana numvaga ari chosifié nubahagwa abo twakundanaga abakobwa numvaga mbubashye
ariko ngakunda nko guceza tugaceza nanjye naracejeje ntaragira ibitekerezo byo kwimana nakunda guceza no mu seminari twaricezerezaga no muri grand seminari tuhageze umunsi wa mbere baratubwiye ngo abapadiri tumaze ouverture de l'année académique turangije gukora umunsi mukuru abapadiri bagiye kwiryamira none ati tuzi ko aragakino kandi mujya mukora ati mwidagadura kanya gatoya badi minota 30 yo guceza ndaceza nari nturutse Bujumbura abaseminari bareba ngo ngo kare gaturutse Bujumbura bananyishyiramo ngo ngiye ngo ni trample ngo no kugira ngo je gusimbukira muri grand seminari ngo mvemo kandi nuko nanjye nari naje nihuriye n'Imana ariko ari cyozo bise nibaza uhora umunsi umwe wahura n'umukobwa wigeze utereta burike nk'umukobwa wigeze utereta kera we namugabura nko mu nzira ufatira umuntu ariko nigeze murambagiza kera mutereta kwa nge sinigeze kurambagiza kandi nkubwira ko mu myaka 2 yanyuma wewe abo dukunda nabo barahari ubu babakecuru twakundanye pe twacezanyije iyo duhuye tujya twibutiranye nyine tukurikira twasaragurika duceza twisekera ariko icyo bishe nuko bose ari abakirisitu abo bose ndababona pe nabakecuru kandi nabakirisitu bameze neza Padre Baridi wabo jya wigera ukoresha WhatsApp ndayikoresha WhatsApp ndayizi hari ibintu dukunda nko kurebaho nko kuri WhatsApp kohereza abantu n'ibiki byose nk'ubu nk'aya mashusho ya kiliziya uko bakogana abantu nagendaga mbyohereza za evenema zishobora kuba nk'ahangaha nkazohereza hari nk'intuza nka article nshobora gucishaho kohereza abantu kuko muri iki gihe yari ushobora gucisha mu kinyamateka ariko hakabera n'igihe wenda ubona ikinyamateka imeze nk'irangaye gucisha kuri WhatsApp ndumva ari uko ngiye nkoresha WhatsApp ngereka ngushimira ku kiganiro tugiranye nuko nanjye ndagushimiye kubona watekereje kunganiriza ubu ni byari bikujyamo